Shalom, 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 shalom. This is Mando. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nishimiye kongera kubana namwe. Hanyuma rero nkuko bisanzwe uyu munsi nzanye igice kindi nanone ku buryo Imana ivugana natwe. Uyu munsi turavuga ku ijwi ry'inyuma cyangwa se mu cyongereza cyo wakwita audible voice. Aha, hari ingero z'abantu muri Bibiliya bagiye bumva ijwi ry'Imana. Ntabwo turi gusoma ibyanditswe ariko ndagenda mbaha imirongo no kugira ngo ino video ikomeze ibe ngufi. Adamu na Eva bumvise ijwi ry'Imana. Igihe yajyaga ibasura buri mugoroba ikabaganiriza, umunsi umwe rero bamaze gucumura yaraje irabashakira babura, ariko bumvise iminindi yabo barirukanka barihisha. Hanyuma ibuze kubabonera hamagara iti urihe? Adamu yumvishije ijwi ry'Imana rimuhamagara yihishe, asubiriza inyuma y'ibihuru aho yari yihishe. Itangiriro 3 igice cya 8 n'icya 9, sorry, ibice 3 umurongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri yangobyi mu mafu ya ni munsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Ngo ni Adamu na Eva bamaze gucumura. Hari undi muntu wumvishe ijwi ry'Imana, Mose igihe yabonye igihuru gishya ntigikongoke yigiriye inama yo kwigira hafi kugira ngo amenye iby'icyo gihuru. Ageze hafi ijwi riva muri wa muriro riramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze nahera. Ibyo turabisanga mu Itangiriro ibice 3, sorry, ntabwo ari mu Itangiriro, Kuva ibice 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Abisirayeli biyumviye ijwi ry'Imana nabo abo Mose yarayoboye. Ibyo nabyo twabisanga mu Kuva ibice 20 uhereye ku murongo wa 1 ukageza kuri 22. Iyo nkuru yose. Hanyuma muribuka ko igihe Yesu yabatijwe mu mazi menshi, Yohana amaze kumubatiza, Yohana umubatiza amaze kubatiza Yesu, Mwuka Wera kaza mu ishusho y'inuma ikamwicara ku rutugu. Ijuru ryarafungutse, ijwi rirumvikana rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Hanyuma no mu Isezerano Rishya nanone Petero yagize ihishurirwa, abona ibikoko byinshi, inyamaswa nyinshi. Ijwi riramubwira ngo baga urye. Aravuga ati ntago narya ibizira, ariko yumvishije ijwi rimubwira ngo baga urye. Amaze kwanga rirongera namubwira ngo ibyo nahumanuye ntukabyite ibizira. Hari ingero nyinshi cyane rero umuntu yatanga muri Bibiliya z'uko abakozi b'Imana kera, abantu b'Imana bagiye bumva ijwi ry'Imana. Iryo jwi rero ntago ryacecetse ku buzima bw'abayubaha n'uyu munsi n'abatayubaha. Ijwi ry'Imana rirahari, riracyavuga. Wenda ushobora kuba tutaryumva cyane nk'uko turota inzozi, dushobora kuba tutaryumva muri ubwo buryo nk'uko twumva ivugira mu bahanuzi n'abandi bakozi bayo batandukanye, ariko bijya bibaho ijwi ry'Imana abantu bajya baryumva. Ishobora kuguhamagara uri mu nzira wenyine ugenda, kandi niyo uri mu bantu rikaguhamagara wumva ari na rinini wumva abandi baryumvise, ntago abandi baba baryumvise kuko ni wowe wenyine uba wahamagawe. Rero kubera yuko ubu ngubu ari ubuhamya nk'uko natangiye mpamya, n'uyu munsi ndacyahamya. Rega ikintu kinini cya mbere cyanzanye kuri YouTube hano, Imana yashakaga ko mpamya, ngenda nzana agace ku kandi ariko n'ubu ndacyahamya. Mu nzira yanjye rero yo guhura n'Imana numvishe ijwi ryayo nkuko abamwe wenda mwamaze kubyumva mu buhamya nagiye ntanga mu Itangiriro. Numvishije ijwi ry'Imana bwari ubwa mbere numvishije ijwi ryo hanze. Hanyuma naryumvise ninjoro mbyutse gusenga, nako ntago naryamaga icyo gihe, ne kubabeshya ngo nari mbyutse, kwabaga ari ubu ushyira umutwe hasi ugaceceka gusa ukaruhuka. So zari saa 8, ndibuka nari mfite amarira menshi cyane, abana bagiterwa. Umukuru twari tuvuye mu bitaro,
asa nk'uworohewe ariko umutoya nawe arimo guterwa, tension yari nyinshi cyane mu nzu, ukumva ibigenda muri koridoro, ukumva ibikubita inzugi, ukumva ibibamburaho amabati, ukumva ibigenda hanze, ukumva abakubita udusuka, ukumva byari ibintu byinshi cyane muri urwo rugo nari ntuyemo. Hanyuma rero numvise ijwi ryiza cyane, nari nicaye nkitunganya neza ntaratura ijambo rye ryose ntangire gusenga, numva ijwi riturutse ku ruhande rwanjye rw'iburyo ku idirishya ryari rihari, ijwi ryiza riranguruye neza ridakanganye ritari ritoya cyane. Urazi ko mwuka wera arongorera, naryo tuzarivugaho iryo ijwi ry'imbere, ariko iryo ryo ryari iry'inyuma, nkuko wakumva umuntu aguhamagara, nkuko ndiyo mvugana nawe uko nguko. Nuko iryo jwi rirambwira ngo birarangiye kuko Uwiteka Imana amanukiye gukiza. Nararyumvise neza cyane, nubwo bwakeye nkaguma mbitekerezaho mbishidikanyaho, kugeza igihe Imana yongeye gukonfaminga ikambwira ko ariyo yavuganye nanjye. Nararyumvise. N'ikindi gihe rero nyuma y'ibyumweru nka 2 cyo kirangiye, cyangwa se kimwe n'igice sinibuka neza, naje kongera numva iryo jwi. Nanone nari nihebye kwa kundi mu marira menshi, ndiyo nsenga nibaza Mana kubera iki bibyambaho, ese ninde nagiriye nabi abana banje. Ntangiye gusenga nari mvuze nk'ijambo rimwe gusa, rya jwi riragaruka hahandi ryavugiye, nanone niho ryaturutse kuboko kwanjye kw'iburyo. Numva rirambwiye ngo abana bawe ndabakijije. Ndashima Imana rero ko guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi n'ukuri yarabakijije. Guhera icyo gihe Imana yasezereye indwara mu rugo rwanjye ziragenda. Ndashima Uwiteka Imana yo mu ijuru ko iyivuze biba kandi yategeka bigakomera. Imana rero iracyavuga. Wowe wifuza ko yakuvugisha, nagusaba ko ikintu kimwe gusa, ukomeza gusenga nturambirwe, kuko nigeze mbibona mbere y'ibyo byose kuba, hari ukuntu nagiye mvuga na Mana, nanjye uzansure, Mana uzamvugishe, ndashaka kuzakwibonera. Mbigira nk'indirimbo buri gihe najya kuryama nkavuga ko Mana nanjye uzansure, ndashaka kuzakwibonera kugira ngo nkunde nkwemere neza, nkwamenye neza. Uzi cyabaye, Imana yaransuye ndayirukana kuko ntago nashoboraga kubyakira, byari biteye ubwoba. Inkuba zarakubise, aho nari mpagaze numvaga mpagaze nko ku butaka bugiye kuriduka bukagwa mu nyanja iri hasi. Igicu imirabigira kubita, ibicu binyuranamo bibumukara, ngiye kubona mbona urumuri rwinshi cyane ruvuye mu gicu ruje directire ruje kuri jewe, ngira ubwoba. Ndavuga nipfuka ku maso, ndavuga Mana niba ari wowe ibyo birahagije, ntabwo nshaka kureba ibirenzeho. Urumva rero jewe nasabye Imana insuye ndayirukanira kuko ntago nashoboraga, byari birenze. Imana rero iracyavuga. Niba wumva wifuza ijwi, hari abayumva bagenda bari mu muhanda, hari abayumva wakumva ijwi riguhamagara igihe icyo ari cyo cyose. Icyo navuga nuko uburyo bwose Imana izakuvugishamo, ko hari igishima kuvugisha mu buryo runaka kuko ibona ari bwo bukwiye, bitewe nuko ikuzi n'amarangamutima yawe uko ameze, n'ubwo bugira cyangwa se n'ubutwaro ugira. Rero wowe komeza gusenga kandi Imana yo mu ijuru izakumvire. Murakoze cyane rero, tuzongera kubonana ubutaha. Shalom.